bakatubwira ngo uzama wirinda gushekerera umugore ngo ntazamushekerera. Ati umugore ntuzumushekerera ngo wamumwereka kuko wamukunze cyane, ati wayimweretse iyo bigiye guhinduka biba bibi kurenzaho. Ndetse rimwe na rimwe bakigisha abantu gukora ubukwe bari very serious. Bari serious cyane. Yazayinjira mu nzu akama yinjira mu nzu kera yakanyaraje. Yiriwe wahayaseka yaganira n'abantu. Ariko kwa hataha yegereje mu rugo kwa kundi bamubwiye ngo umugore ntibazamusekera, umugore ntuzumwereka muzitsa, umugore ntuzumushyekerera azo gusuzugura, akitereka yariya akaza none ni jini yinjiye mu nzu. Ariko ibyo nabyo twongere kandi tubifurize ibihe byiza n'amahoro y'Imana mwe mwese mudukurikira kuri Mega TV1. Tubashimira abakomeje kuza batugana, abakomeje gukurikira ibiganiro byacu kandi bibasha kugenda bibungura. Nongeye kandi guhura n'umukozi w'Imana tugiye kubana mu kiganiro, mbere n'ubundi yuko aza kubaramutsa nabibwira ku batamuzi, ndagira ngo yongere kandi atuyobore mu isengesho kugira ngo tuze kubona uko twinjira mu kiganiro. Mwami Imana yacu, turagushimiye mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Dushimiye amahirwe yandi duhaye kuba tugejeje umunsi wa none, by'umwihariko ko duhaye umwanya muto wo kongera kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turabigushimiye, dusabye umwuka wera kubana natwe no kudufasha gutangira no gusoza, tuvuge izubaka abera bawe twifashijwemo n'umwuka wera w'Imana. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana kutuyobora mu isengesho. Hanyuma ndagira ngo nanone atangire aramutse abadukurikiye anibwira abatamuzi, gusa benshi bamaze kumumenyera no kuri Mega TV1 n'ibiganiro byiwe. Njya bibona ko mwabikunze ndetse munabikunda kuruta ibindi byinshi tugenda dukora. Reka baramutse hanyuma tuze kwinjira muri topic y'umunsi. Muraho neza Mega TV1? Muraho neza. Murakomeye? Turakomeye. Twari tubakumbuye kuri Mega TV1. Iminsi yaribaye myinshi kandi ubushize twari twasezeranyije abakunzi bacu yuko tugiye tudatinze kugira ngo tuze kubashiriraho ibice byagombaga gukurikira igice twaganiriyeho, igice cya kabiri. Rero twishimiye kukwakirana. Asante, murakoze cyane. Abakunzi bacu barakomeye, meze neza? Abakunzi bacu barakomeye, turi mu kubona abakomeza kugenda batujoyininga, kandi iyo umuntu ajoyininze biba bigaragara yuko afite umwete n'umuhate wo gukurikira ibyo mutanga. Yego. Hanyuma intego rero iracari ya yindi yo gufasha abadukurikira, tubagira inama, tubaha ibitekerezo bimwe n'ibindi. Nayo mpamvu tuba twabatubirije abakozi b'Imana, nuko tuba tuzi yuko bafite ubutunzi bwinshi Imana yabahaye, kandi bashobora gusangiza abantu bakabasha kugira intambwe imwe n'indi batera. Ubushize twaganiriye kuri mariage, turebera hamwe ibigenda bisenya ingo muri iki gihe, aho amadivorce akomeza kugenda aba menshi, n'ahatabaye amadivorce tukumva havugwa ibibazo bimwe n'ibindi mu ngo. Turaganira ugenda utuganiriza utubwira uburyo ki mu gihe cy'irambagiza kenshi abantu bajya barambagiza biyambitse indi shusho, biyambitse indi sura. Yego. Ntekereza yuko abadukurikiye barabyumvise cyane. Hanyuma bituma tuvuga ngo tuzaganira dukore part 2, yewe n'ibinakunda habe na part 3. Kuri ubu ndagira ngo tuze kuganira turebere hamwe no seulement uru rugo noneho rw'umuntu warambagije yigize mwiza yiyambitse uruhu rw'intama, bwaca bamara kubana n'umukunzi we akaza guhinduka noneho akagaragaza ishusho ye ya nyayo. Noneho ni ibiki bindi bishobora kuba bisenya ingo, noneho turaza no kugenda tureba ni ibiki bishobora kubafasha. Ese umuco wo waba ugaragaramo ute, cyangwa se waba wintervena mu buhe buryo? Ese isura ya Gikristo iyobokamana ryo ryaba rifasha
abantu mu buryo gute cyangwa bishobora gufasha abantu gute kugira ngo abadukurikiye barusheho gukomeza kunguka. Wakomereza rero aho ngaho. Urakoze cyane Bwana Mutabazi, Mega TV1 turagushimiye. Urakoze cyane Kongera kudutumira hano. Waravuze ngo uriko tuganire no kwibwirana, ariko twaribwiranye bihagije. Ndatekereza kuko abantu bamaze kutumenya. Dukomeze rero. Ubushize twaganiriye hejuru y'ikibazo cy'urushako. Urushako niyo mariage, imbogamizi n'ibyiza tugenda turubonamo. Ariko none ndagira ngo dukomerezeho turebe mariage traditionnelle cyangwa se ubukwe bw'umuco n'ubukwe bw'ikizungu bugezweho none. Noneho turebe n'ubukwe bwa Gikristo. Nivyo bice bitatu: ubukwe bw'umuco, ubukwe bw'ikizungu n'ubukwe bwa Gikristo. Ubw'umuco ntabwo abantu bakundanaga, hakundanaga ababyeyi b'umukobwa n'umuhungu bagakundana, bamara gukundana bakagabirana. Niyo mpamvu no mu mfomoro ndagira ngo uriya mushyikirano uzikurikirana kundenza njyewe, bazavuga ngo twahoraga tugabirana inka n'abageni, tugasabirana n'abageni. Akenshi bamwe bagaza batanga umugeni ngo batanga inka, akayoga bamara gukora akayoga agatanga umugeni. Yamara gutanga umugeni, uwo muhaye akama asengera inzoga cyane kugira ngo akanwa kabuze ngo amata akabuze inka ndikarara amata, agakura ubwatsi. Kandi akabikorera kugira ngo n'abandi bantu bari aho ngaho nk'abagabo cyangwa se abatemwe bahabe bumve ijambo rivuze imfura, kugira ngo ejo atazarihindukiriraho. Bikagendera aho ngaho umwana agasanga yatanzwe mu binezaneza z'akayoga. Byabayeho. Noneho umwana kuko atarafite ibyo kuvuga agashakwa. Yamara gushakwa, agezeyo byamuhira, bikaba byiza, bikaba amahirwe. Bitamuhira, yageraho intambara n'ibibazo, akagumaho agashinyiriza. Rimwe na rimwe azanahukana, bugacya mu gatondo ise yamugaruye. Kuko ga niyo watanze, agasubizayo. Umwana agaza n'umuntu utuye muri gereza. Ariko kubera umuco nyine, abandi bakamubwira niko zubakwa, ivyo ubona niko natwe tuba tuyibona, n'abandi barayibonye wihangane. Umwana akabaho, agasazira muri urwo rugo. Bukeye hazaho ubukwe busa n'ubukwe bw'ikizungu. Ariko nanone tutaraje kuvuga ikizungu, ubukwe bw'umuco hajiye uretse no gutanga umugeni kugira ngo bamutangire mu nzoga cyangwa se mu kundi buryo, habagaho n'uburyo bwo kubaza, bwo kuranga umugeni bakamuranga ahantu. Ibyo bagenderagaho cyane cyane babaga ari umuryango uzi kurera, ugira umuco mwiza, kuko habaho n'indero ya famiye. Bakareba ukuntu famiye izi gutoza abantu umuco, ikinyabupfura n'imyitwarire myiza. Nanone uretse kuvuga ngo ise yabaga yamutanze mu nzoga, hari abavuga ati ariko ishaka riri traditionnelle cyangwa se ry'umuco bose siko bashakiwe mu nzoga. Hari n'abandi bashakiwe mu buryo biciye mu buryo bwo kuranga. Ariko iyo kuranga kwabaga kubayeho, babaga bagendeye muri karite runaka, noneho bashaka kugenda babaza umuntu. Niyo mpamvu aho ngaho bagaza binjira mu cyo bita
isesengura rikomeye, bagasesengura gushaka kumenya ababyeyi b'umwana impande zombi, mama na papa, bakamwiga bihagije, ndetse bakavaho bakaniga na ba sekuru na nyirakuru, ndetse bikavaho bakiga na ba nyirarume na ba nyina wabo, bakaza biga icyo bita heredity, bakareba nimba nta karande yo biri muri uwo muryango. Ariko nanone umwana yabaga adafitemo adire cyane, isi yabaga yakunze, nuko yabaga oblige kuba ngo agende, yagerayo ibyo azabonerayo byaba byiza byaba bibi, agasabwa kubyihanganira. Uwo muco wacu wubakiye ba sogokuruza na ba sogokuru na ba data, natwe bamwe muri twebwe abaye nk'abakuru hari abagende muri uwo muco, turawushima, wari mwiza, nubwo wari ufitemo imbogamizi, ibibi, ariko harimo afitemo n'ibyiza. Ibibi n'ibyiza rero dufata ibyiza byaho n'ibibi byaho tugashyira ku munzani, rimwe na rimwe abantu bashaka bakunda bakavuga ati byari byiza kuko byubakiye abantu benshi. Ariko nanone hari bitaragendaga, nimba umwana ashobora kugenda akagaya, yamara gushika yataha bakamugarura, akavuga ati nananiwe, akagarurwa. Hari n'abashingiwe bagashingirwa ku bagabo b'ibimuga kubera ko ari abatunzi, hari n'abashingiwe ku bagabo badafite ubwenge bwuzuye kubera ko ari iki kindi kiri aho, hari n'abashingiwe ku bagabo b'abasizi bicara bakubita, bakazavukana inguma n'inkomeri, bamubaza ngo ese byagenze gute ko usa n'uwakomeretse wabyimbye mu maso, akavuga ngo nijoro yabyutse ngo agiye kuja hanze agonga urusika. Urumva wa muco ngo ntibaza bavuga, ndetse bakabigisha ngo urugo ruza kubakwa ngo no kunywa amazi ngo ntayakire kandi ntayamire, ngo umugabo nazatomuka azanywa amazi. Urumva bene uwo muco ati ni ukugumaho naho, mbese bagaza bubaka kugeza urupfu ruje, kandi bidatewe n'ubukristo, bitewe n'umuco, ariko harimo ibyiza n'ibibi bigomba gukosorwa. Niyo mpamvu umuco uzukura, mufashe umuco gusa mukavuga ngo umuco wacu ngo nuko niko byahoze, hari ibyahozeho uyu munsi wa none bitari byiza, bigomba gukosorwa. Bivuye aho rero haje umuco nako ubukwe bwo kubaza, bwo gukundana, umuhungu n'umukobwa bagakundana, bamara gukundana rimwe na rimwe bakananga ko ababyeyi babizamo, bagakenera ngo ubwabo bonyine babyirangirize, nibarangiza bazaza batangarize ababyeyi imyanzuro bafashe. Niyo ababyeyi nabo bimwe ijambo, bagira ngo baravuga akavuga ati ibingibi ni ibyacu twarabirangije, uko mwashatse mwebwe ni ikigihe cyanyu, iki ni igihe cyacu, mudushigikire, tubasabye kudushigikira, nta bindi bintu dukeneye. Umubyeyi yagira ngo baravuga ati ariko nyamara siko mpambibona, akavuga atoya uko utayibona rero njyewe siko mpambibona, kandi umugeni cyangwa se umugabo ni njyewe wawe ushaka, si wowe washaka. Aho haza kuba imbogamizi nanone. Agakunda atabajije umwana, niyo mpamvu ari mu kubaza umuhungu cyangwa se umukobwa, bamubaza umukunzi wiwe aho avuka, yakora igitangaza akavuga se, hirya ya se ntamenye ngo ni gute. Hari n'abatazamenya base. Ibyo noneho ugasanga ni ikibazo, bakagendera muri sherishushu twatinzeho ubushize, amagambo meza y'amaresha mugeni, yo gukurura amarangamutima, yo kubyutsa ikintu cyari gisinziriye mu mutima w'umuntu, kikabyuka kigasheba, kikaza kibiragira muri we, abiragijwe n'amagambo meza arunze isukari. Kandi uzi kuko amagambo meza ni meza koko, turayashigikira n'ijambo ry'Imana, ariko amagambo meza azakoreshwa abantu babiri. Umuntu mwiza yakoresha amagambo meza, n'umuntu mubi yakoresha amagambo meza yakiriye, ariko atamuvuye mu mutima, atavuye mu ngeso ze, kugira ngo amurengereze izuba,
amufashe gusingira ikintu ashaka gusingira. yego None yamara gusingira agahindura akavuga ngo ubundi ngo umugore w'umunyamurenge iyo ngo yageze mu rugo ngo aba yarugezemo ngo nitwibanire. Agasa n'injangwe cyangwa se inyabu pusi izi kuryamaho ikagusirita ku byoya byayo bishyushye cyane ku buryo ukumva kabisa n'ikakarengeti keza ka reni bagushyizeho turuhu umenya ngo niki cyabaye. Ariko iyo ugiye kwigorora ikagorora inzara zayo ikagushinga inzara zayo nuri mu bitozo z'abaduka kavuga ati sinzi igipepo kimfashe hano. Yaje kureba agasanga ati ni pusi. Kumbi ipusi nyuma y'ubwoya hari ikindi kintu kibamo gikomeye kibi kirenze kunguko. Ni abantu baba bifitemo kamere mbi n'ingeso mbi ariko akiyerurutsa akazana amagambo meza atarayiwe. Yamara gusingira rero za nzara akazisohora. Iyo defo tuyisanga mu bahungu tukanayisanga no mu bakobwa. Nicyo bita amaresha mugeni, nicyo bita kwiyorobeka. Ariko bamara ibintu bigahinduka. Byamara guhinduka rero kuko tutakiri muri ya mico ya kera, umwana amara kwisanga akasanga ishusho bamweretse siyo yawe, akavuga ati n'amasezerano yacu rero yarashingiye ku kinyoma, ibyo wanambwiye sibyo nabonye. Akidurumbanya agashaka gukora ibinyuranye n'iby'umuco wacu wemera. Y'umuco nababonye ba mama basazira mu ngo bitewe n'umuco bakavuga ati barariraguye. Abubana niyo kubaka, abubana baratwa na ba mama na ba mukaka wubatse. Ariko nabo bubatsega gukunda no kudakunda. Yateremeye mu twavuze ngo egabwira abantu gukunda no kudakunda wowe nguri mu mambure wa MP ya dictatorship. Noneho rero byamara kugenda gutyo iwacu abakuru baca umugani bakavuga ngo nguza wita umugore mamano. Mamano no kumushekerera ngo waje kuyimukuraho ngo mugahamagara abagabo mukaburana. Akakubwira ngo uyu wacu yagaza nita mama. None ubu nyina ari mugura kuri ndakanita ngo nyirakanaka mumumbarizi. Zanibuka niko bagazatubwira kera bakatubwira ngo uzama wirinda gushekerera umugore ngo nzazamushekerera. Ati umugore tuzumushekerera ngo wamumwereka kuko wamukunze cyane. Ati wayimweretse iyo biye guhinduka biba bibi kurenzaho. Ndetse rimwe na rimwe bakigisha abantu gukora ubukwe bari very serious. Bari serious cyane. Yazayinjira mu nzu akamayinjira mu nzu kera yakanyaraje. Yiriwe wahayaseka yaganira n'abantu. Ariko kwataha yegereze mu rugo kwa kundi bamubwiye ngo umugore ndiyo azamusekera, umugore ntuzumwereka muzitsa, umugore ntuzumushekera azo gusuzugura akitereka yari yakagaba none ni jini yinjiye mu nzu. Ariko ibyo nabyo sibyo, ntabwo ari byo. Reka dutere intambwe tuje mu bukwe bw'Abakristo rero. Ubukwe bw'Abakristo bwemera gushekerera umugore ariko ukamushekerera umukunzi. Bitari byo ku rurimi, bivuye ku mutima umukunzi, kumubwira amagambo meza. Sinzi nimba ari Munishi nimba ari nde wigeze kuvuga, aravuga ngo aririmba aravuga ngo ukiona mama amenuna kwa hana furaha weka maneno mazuri. Aba ngo hapo gutasikia akama kubita gatwenye ukunda zaseka kandi koko niko zabigenza. Niko ijambo ry'Imana rivuga umugabo agomba kumenya kubwira umugore amagambo meza akamushekerera. Sheri ni ijambo ry'Imana, umukunzi ni ijambo ry'Imana. Ariko nimba urimwita bivuye ku rukundo ko kumukunda, bitavuye ku magambo gusa y'ururimi, ariko ku mutima utamufite ku mutima, umuca inyuma, umugambirira ikibi, urara umukubita umubuza ibitotsi n'amahoro,
ariko bwaca mu gitondo abantu kugira ngo bumve werurutse ku bantu kumukunda ukamwita ngo sheri shushu arabaza bagahina ndetse bakakita ngo ni shu kagira ngo ni cabbage noneho ntumenye rero n'indyageze gakoresha ubwo buryage bwo kumwita gutyo. Ariko so gitabo cy'indirimbo indirimbo za Salomo wimbo uriyobora uzumva ukuntu ijambo ry'Imana ricekerera umugore, kandi umugore tuvuga ni urugero rwa Yesu Kristo n'itorero. Umugore n'itorero, umugabo ni Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana uzogende wumva amagambo yo gushekerera cyangwa se yo kubwira, amagambo meza yirutse umutima w'abakundana. Muri ya mico yacu yo kwikakaza hari abagifitiye ideology bavuga ngo se umugore ngo umwita sheri ngo reka basuzugure ngo niyo mpamvu ari mu kubita sheri. Mwebwe muza mu bitera umugore cyo ndamushekerera mukuru z'umukanga kamurika kumutiganye mutangana. Uwo muco rero nto macengano reka byumva ni ugufata umuco wa kera gipagani wiki yamaswa bagashaka ngo ukomeze n'amakingo umunsi wa none. Reka turebe rero processes z'ubukwe bwa Gikristo. Sinzi niba video yamaze kuba ndendedeje. Ubukwe bwa Gikristo bugira uko butangiza. Ubushize twavuze ikintu cya dating na courtship, no kurambagiza, no kurambagizanya, no kubwira nari amagambo meza haba kuri telefone, haba nimbona kubone mwabonanye, no kumusohokana mukicara ahantu heza ukamugurira kandi kajanye n'ubushobozi ufite. Iriya biri mu cyo bita dating na courtship. Yego. Ni ijambo ry'Imana. Ni ikizungu ariko dusanga mu ijambo ry'Imana. Uko byumva? Nyuma ya courtship na dating hakaza kuza mu cyo bita engagement. Cyangwa se vow, guhana amasezerano y'indahiro z'abubakanye. Nyuma y'indahiro z'abubakanye hari ukuntu abantu baza barahira, tumenye nimba barahiye babumva, nimba barahiye bafita imida yo kwatekereza. Bavuga ngo haba mu byiza haba no mu bibi, twabyara cyangwa se tutabyara, twagira ubuzima bwiza cyangwa se twarwara, twatunga cyangwa se twakena. Kwa Gikristo yego tuzabana kuzageza urupfu rudutandukanije. Dore ukuntu umugore n'umugabo ari urugero rwa Yesu Kristo. Isomye Bibiliya izivuga ngo naho umutini utatoha, inzabibu ntizera imbuto, amashe ngo agashira mu kiraro, ngo yahinga agahingira ubusa ntiyeze n'ikintu na kimwe, akavuga ngo ntacyambuza kwishimira Uwiteka Imana yaje. Tuvuga ko iyo ndahiro igiye gusa n'iyo umugabo n'umugore bazabahana. Yego. Cyane. Ntuvuga ngo iyo ndahiro igiye gusa niya Rusi yarahiriye Naomi. Aramubwira ngo ikizantandukanya nawe uretse urupfu, Uwiteka Imana izakimbona. Bakihutira kurahira, bamara kurahira, bamara kugera mu rugo bakavuga ngo ngo abantu bahindure iziriya ndahiro z'imbere y'Imana za Gikristo ngo ziraremereye. Hari uwo nigeze kumva yabwiriza avuga ngo ntibazamenya kurahiza abantu, ngo abaporo bacyafite ibibazo, ngo bagomba kuza barahiza avuga ngo tuzabana mu byiza only. Ibibi ngo bagatandukana. Ibibi ko murarahira ngo muzobana mu bibi byagenze gute? Mugira ubwenge ko murarahira ngo muzobana n'umugore natabyara muzobana n'umugore ni mukenda muzobana n'umugore ni umuriro ni waka mu rugo muzobana. Muzo murahira kuzobana mu byiza. Ibibi ni biba bitandukanye mukize. Umwe asaba amagara undi asaba amagara yiwe. Ahungu ariko no kunanirwa subuko bw'ijambo ry'Imana, subuko bwa Gikristo rero. Yego. Sorry. Ubuko bwa Kristo ni mupaka kifo kiwatanganisha. Ukuvuga ngo mu yandi magambo ku rugo rwa Gikristo rugomba kubana
bashingiye ku ndahiro barahiye, indahiro barahiye, badashingiye ku tundi tuntu utwo ari two oya twose oya tugaragara. oya. Ukomeza rero, kubera ko ari ikiganiro turimo tuganira, Eh, watangiye usobanura urugo rw'abagiye babana ariko bashingiye ku muco. mm, Ubu nyine wari umaze gusobanura urugo noneho rw'aba bana bashingiye ku bukristo. mm, Biragaragara yuko bisa nyine nk'aho twagiye tumuvinga tuva mu muco mm. cyane twinjira mu bukristo, nubwo hose na hose twagiye tujamo ntitugire aho twemeza nyine ngo tuhafate 100%. Tituhinjire ni deep Tituhinjire, uburebure ngo yes. twinjire dushinge imiziri. Kibaza, birasa nk'aho bariya bakera bubakaga bashingiye ku muco, même si babanaga umwe ashobora kuba arengana akaba yahahazuba akagira gute, bya bindi twatanzeho ingero, umugabo akaza yasinze agakubita, shyira amazi mu kanwa nturuhu uvuga uko bimeze, ariko tugahindukira tugasanga abo kubera kubyihanganira, kubera kwihanganira ibyo bagiye bacamo, ashingiye ku zo yagiye abwigwa ko agomba uburyo agomba kubakamo, wabireba ugasanga nibo bubatse ingo nzima. Kuri izi rero za gikristo turimo twubaka ubu nyine, kubera ikizo zitari kuba nzima kandi arizo zakagombye kuba nzima, noneho zinubakiye no ku ijambo ry'Imana. Barakoze cyane. Ni nzima, ubona ari nzima hanze, sibyo? Ni niyo bagiraga n'imigani wacu, bagiraga baca imigani avuga ngo ziza zirara zisha mu ijoro, ariko mu rukerera ngo zatangiye gucyagagurikana ngo zikama ziba nzima. None se wovuga ngo zirara zisha, bwacya mu gatondo umuriro ukazima mugasanga ari amahoro, izo ni ingo? Ni ukubana n'umuntu umubana muri Gehinomu. Nimba ubana n'umugore ukazura uhaha umwingiriza, uwayuniga agahema nk'ugiye gucikana, bwacyo kavuga ati Imana zabona ko isake zibisi, ejo nimugoroba twakandi tubona. Wovuga ngo abantu barabana, hari icyo bita apparence extérieure, outside appearance, kugaragara ho hanze. Babivuga kuko kenshi cyane besha, kandi ubukwe ni ubwahujwe n'Imana. Bibiliya yavuga ngo icyo Imana yahujije, apana umuco wahujije, Yego. apana icyo pasiteri yahujije, apana icyo papa na mama bahujije, icyo Imana yahujije umuntu ntakagitandukana. Uri kubyumva? Ariko icyahujwe n'undi muntu uwo ari we wese, umuntu yogitandukanya ikabaho cyane, kuko si ijambo ry'Imana. Twaravuze ngo mu buyobozi nabwo bwateye imbere, hatangiye ubuyobozi bwa dictatorship, bwo gutwaza igitugu, bwa kiubavu, gukunda no kudakunda, ugategeka. Ngo gucyo abantu baravuga ati ubutegetsi si ubutegetsi buzomara abantu. Uwo mutumva kimwe waramushinjaga muri dictatorship, uwo mutumva kimwe ceceke ndavuga, yiyoroweke nawe ko muri kumwe, ariko nabigaragaza ko mutari kumwe, ni ukumwica. Ngo buce haza ikindi kintu kivuga ngo haze icyo bita leadership. Leadership igenda na demokarasi. Demokarasi itsimbura dictatorship. Bazana ngo habaho kumvikana. We wa muyobozi uyoboye, umenye kuko si wowe uyoboye, uhayoboye abaturage. Nahangaho wageze, si wahigejeje, wahagijwe n'abaturage. Yego. Rero bano bantu hawe kuyobora, bayobore neza, tubahutaza, kuko umenye ngo niba bagushize aho ngaho wicaye, ni nabo bazakugumisha. Niwidurumanya ukabereka inishusho. Turi mu kureba ngaho hano kino gihugu turimo, bari mu kwamaba icyakora demokarasi yabaye nishi nayo zikabya, bakaza babwira perezida, bakaza bamubwira amazina tutarumva. Cyane. Bo ikindi cyose niko Abafaransa bavuga ngo tout excès mauvais. Iyo cyabaye cyinshi, too much iziba mbi. Yego. Ariko ubuyobozi bwiza
ni ubuyobozi butegekana n'abo muyoboye. Bariya abavyeyi bacu bakera bamukaka n'abandi bari babanye bashi bose, hari abari babanye neza. Yego. Uri kunyumva? Hakaba n'abandi nyamwinshi cyane purusa nyinshi zari zibanye nabi, ariko kubera wa muco akarararira bwaca akihanagura akaba muzima. Zikarara zisha bwaca mu gatondo zikazima, kandi zikazima zitazimye burundu, zitegereje gusa kandi kurara nijoro. Yego. Ibyo bintu Imana ntiyabihujije, kandi ubukwe si ubuhuzwa n'ababyeyi, ubukwe ni ubuhuzwa n'Imana. Icyo Imana yahujije ntihakagire umuntu uzagitandukanya. Ariko icyahujwe n'umuntu, uwundi muntu wese afite uburenganzira bwo gusenya akagikuraho. Hanyuma ndi kwibaza kuri aba noneho bahujwe n'Imana nk'uko bivuze, binyuze mu nzira ya Gikristo, wenda si n'ababyeyi bagize urwo ruhare kugira ngo abana bahure. Nkibaza mu gihe noneho muri aba babana mu buryo bwa Gikristo, bahujwe mu buryo bwa Kristo, barasezeranye, indahiro bararahiye, barabasengeye n'ibindi. Mu gihe noneho umwe muri bo yabaye gito, ibo ntibasabwa kwihanganira bwabo ba gito nk'aba bandi bahujwe n'umuco. Igikristo niyo ashingiyemo kwihangana, sibyo? Ni nayo mpamvu iriya ndahiro yabo izizamo kurahiramo harimo branche yo kwihangana. Nabo muri ico gihe dushobora kuvuga rero ko zaraye zisha igihano no kwihangana, igihe yihangana havuzemo intambara. No kuba ngo igihe havutsemo intambara ariko umwe akihangana. Dizo umugabo yagushatse akijijwe, ari umukozi w'Imana, ejo n'ejo bundi asubiye inyuma, baye umusinzi, karataka gukubita. Biragusaba ko kugira ngo wubake ugomba kwemera nawe rya jambo rivuga ngo zirara zisha bwaca zikaze. Yego. Noneho ndori itandukaniro ry'abana bana. Hari uwinjiye yakunze, bakundanye, sibyo? Bamara gukundana, ubundi mariage ni indahiro y'abantu babiri bahanye. Nubwo muyihana mwibanga nta wundi muntu bari muri kumwe nawe, Imana ibiri kumwe namwe, ni ya ndahiro. Mugenzi wamaze kuguproposa, ukemera proposition yiwe cyangwa se ubusabe bwiwe, wamara kubwemera nawe ukabwemera, mugafunga iyo ndahiro ko mutazahemukirana, muzabana, mukaza kubihamirisha imbere y'imbaga y'amateraniro y'abantu benshi, abahamya benshi. Burya muza mwongera kandi kubihamya icyo mwamaze kwemeza, mwamaze kuzuza ubwanyu. Indowanti zibera hari umunsi w'amateraniro mu rusengero, hari n'abatari baciye mu rusengero bahawe umugisha, ariko ari indobo Imana yabemeye ko ari indobo. Mu gihe habayeho kuba icyo bita consentement, icyo bita agreement, bemezanyije bombi, bakemezanya. Kandi ko kwemezanya nako gushingiye mu kubwirana ukuri. Uri kubyumva? Iyo mwemezanye ku kinyoma, mugenzi wawe yakubwiye ikinyoma yise kuri, ukacemera mukemezanya nacyo, mukagishingira amasezerano mukarahira. Hanyuma akaza kuboneka kuko mwakoze amasezerano siri base y'ikinyoma, sibyo? Ayo masezerano Imana ntiyarimo. Imana yemera amasezerano ko yabaye iyo yabayeho transparency, iyo yabayeho kubwirana ukuri ntimuhishanye. Iyo mwamaze kwemerana rero, mugahana amasezerano, mukarahirana, proposition yawe umugore akayemera, umugore w'ubwenge ntazayemera aho ngaho muganiriye, ahubwo ati ndabyumvise kaza gusubiza, akagira ibyo aje kukwigaho. Nyuma yo kukwigaho akaza gusanga bishoboka, akakwemerera rero. Mwamara kubana hakaza kuvuka imvururu, hakaza kuvuka za ntambara, hakaza kuvuka ibisa na za bindi twavuze ngo zazira zisha, bugacya mu gatondo zikazimya. Ni muri ya ndahiro mwarahiranye rero harimo ako kantu ko kuvuga ngo mu byiza muzabana, no mu bibi muzabana. Muzakoresha icyo bita kwihangana no gusabirana.
uwo ni umusaraba yego uzawujana imbere y'Imana ubwira Imana ngo hano havutse ibindi bintu, none ngwino ubane natwe, ngwino udufashe. Turi umukristo aho mu gusenga, niwasenga Imana ukayireka ikibazo cyavutse, Imana izagenda idufasha kuko tutari abakristo. Ntabwo muzabana nk'abamarayika. Uri kunyumva? ugeze aho noneho nyine wenda ni nabyo wari ugiye kwinjiramo, mu gihe aba bantu babiri babana bakundanye mu by'ukuri, nta n'abandi cyane wenda babigizemo uruhare, ariko barakundana, bari basanzwe babana neza, wa mubano wabo ugeze igihe ujemo agatotsi. Ntekereza yuko benshi mu bibazo bigenda biba mu ngo kuri ubu nyine niko bigenda, bapfuye akantu kagaragara nk'aho ari gatoya. Nimba ba bantu habaye akantu nyine nk'ako gatoya, bategerezwa kwitwara gute? Wewe nyine kera amaze kuba nkora akantu gatoya, abantu bakuru bapfa akantu gatoya, kaza ari gato, gatoya kubera urugero, bakuzana urugero twumva ako gatoya kuko bakangana. Tanga urugero, hari igihe wakwise gato kandi ari bapfuye ngo umugabo yaza atera ipasi ku gitanda, umwana aryamye, ariko igitanda birumvikana kiba ari kinini kandi ise w'umwana ntiyomutwika uko biri kose. Umugore arakazwa no kuba umugabo yaza aterera ipasi ku gitanda kandi umwana aryamye. Noneho ngo batangire guterana amagambo tihabaho kumvikana, ariko ikibazo cyabo caje gusa nkaho kiba kinini. Nigo urugero wenda twifashisha ubwo ngubwo. Mu bigaragara ni urugero, ni ikintu kigaragara nkaho kitoteranya abantu. Mu gihe rero habaye utuntu duto nk'utwo, kuko n'ingo nziza zibana neza, ntekereza ko inyinshi ntibiba bivuze ko hatari ahantu bageze bakagira ibintu bumva gutandukanye, bagongana, wenda abantu bakazamuka mu magambo. Mu gihe rero bigenze gutyo ku rugo rwa Gikristo, nk'urugo rukeneye amahoro, ruba rugomba kwitwara gute? Urakoze cyane. Mu rugo rwa Gikristo harimo inshingano zo kwihanganirana, harimo inshingano zo kubabarirana, harimo inshingano zo koroherana, harimo inshingano zo gusabirana. Ukamenya ko mugenzi wawe uko yahagurutse si we, ahubwo ni Satani yahagurutse muri we. Kunyumva? Iyo ari urugo rwa Kristo rero, ubundi urugo rwa Kristo ni urugo rushingiye kuri Kristo Yesu. Usengera urugo rwawe, ufata igihe ugasengera mugenzi wawe, muraganira yego, ariko warangiza ukanamusabira. Mwerekana ijambo ry'Imana ko bati mwene data ahantu warengereye, dusenga Imana ko ndabona ahubwo utangiye guhinduka imico wari ufite, uko nari mvuze si kumeze, kandi ko ndareba nkabona muzo kuri ntabwo ari wowe, hari ikindi kintu cyakwinjira, kandi ikintu cyamwijemo agahinduka uko yarameze, ntaba ariko akikomeje kuba, si ikindi ni Satani bamaze kwinjiramo. Murasenga rero nko bwoko bwa Kristo, murasenga. Hari ikintu kimwe gusa Imana yemera, kuko icyo kintu kiramutse kibayeho mwemererwa gutandukana nuko muri abakristo, ni mu gihe mwakoze amasezerano hejuru y'ikinyoma, mutabwiranye ukuri. Kandi Imana yemera ibintu by'ukuri, tiyemera ibinyoma. Mwakoze amasezerano y'uko kinyoma, timubwirane ukuri, mukagira izo muhishanya. Imana iza gutera son, iza gusilinga, gutera kashe ibintu mwabwiranye by'ukuri, mwabaye open mukabwirana ukuri. Ariko nimba mwakoze amasezerano y'uburyarya, mwakoze amasezerano yo guhishana ukuri kumwe na kumwe, mwarangiza mugahumiriza ngo dusenge, pastor akabasengera, yarangiza agakorera rya jambo ngo iki Imana yahujije umuntu ntagagiteranye, ntagagitandukanye. Imana ihuza ibyakiye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Igihe mwabwiranye ikinyoma, Imana ntibirimo. Reka ntere intambwe wenda, ndabona umwanya ushobora kuba nkoresha umwanya muremure bitewe nuko wambwiye. Ibindi byose birihanganirwa. Iyo mwatangizanye no rwanyu n'amasengesho, dore intambwe z'abakristo kubatangira urugo, murasenga, mwamara gusenga ugasumeta kriteriya cyangwa se kritere ibisabwa wifuza, wizana imbere y'Imana.
umukobwa nkeneye kuzashaka amana ndashaka ko azaba ameze gutya, azaba afite iki, azaba afite iki, azaba afite iki, azaba afite iki. Apana ntube materialiste, tureba ibintu bifatika, ngo azaba afite imodoka, ngo azaba afite inzu, ngo azaba afite umushahara ufatika. No, ubanza kujyana ibintu muri sayidi spirituel, sayidi y'uburyo bw'umwuka, ukareba karite z'umwuka. Kazazindi Eliyezeri yasabye Imana, uzi ko Eliyezeri Aburahamu amaze kumutuma kuza kureba gushaka umugeni wa Isaka, bitewe n'indahiro ikomeye yari yarahiriye sebuja. Ageze ku mugezi aho bavomeraga amazi, apfukamisha ingamiya ze n'abakozi biwe, nawe arapfukama arasenga, abwira Imana ngo dore ngeze aho ngiye gushaka umugeni, aho natumwe na databuja ndahageze. Ariko ndagusaba ngo umugeni wateguriye Isaka umugaragu wawe, dore amakriteri yangiye kugenderaho, dore ibyo nkeneye aba yujuje iki. Nituganira nawe musanga mwafite iki, aba afite iki, aba afite iki, aba afite iki. Ninkibona ndamenya neza kuko wahaye umugisha urugeze rwanje. Agisaba yasabye Imana, ashiraho kriteri, arangije araceceka aratuza, areba baza kuvoma ufite iyo kriteriya. Haza kuza Rebeka wujuje kriteriya cyangwa se ibisabwa byose yashyize imbere y'Imana. Ubundi uwo muzubakana umusabira mutaramumenya, mushyiraho kriteri gusaba imbere y'Imana, kandi zibe kriteriya z'ijambo ry'Imana, zibe kriteriya cyangwa se zibe condition z'ijambo ry'Imana. Hari abaza ngo nasengeye ubukwe, asengera Imana ngo Imana imufashe kubona amafaranga, ngo adakora ubukwe bwiza ngo butangaje, akarangiza reception ngo Imana izomuhereza amafaranga reception, akarangiza dot, akarangiza ibiki, azakora ibintu bipika, yarangiza akabesha ngo arasenze. Kuriya zo gusenga, kuriya zo gusenga ntaba yasenze. Gusenga ni gute? Gusenga no gusaba Imana, akabwira Imana ngo ndasaba uwo tuzobana azaba ameze gutyo nuko. Yego. Akubashye, akijijwe, hafite indangagaciro za Kristo. Kubyumva? Kandi abo bantu barahari, cyo mubona kuko izo ni karite zihishe ziri imbere zitoboneka inyuma. Yego. Ndetse cyane aza ari umuntu utatractinga cyane hanze. Donc n'Imana iba yaguhitiyemo, ugende ishingiye ku bisabe byawe, ugira urugo rwiza, ishingiye ku byo wasabye. Nawe mu gusaba nk'umukristo usaba nk'umukristo ushingiye ku by'Imana ishaka, ishingiye kuri fiche y'urugo rwawe, kazoza ku rugo rwawe, wubashye Imana. Umuntu muzabana hano ku isi mukazabana no mu ijuru. Uzi ko hari ngo zimwe zimeze hano mu isi ariko ari Gehinomu, babanye hano ngo ko kera batangiye gutestinga Gehinomu, batangiye kurabura muri Gehinomu. Ubona n'umuntu mukarara mu ijoro ry'abakarararira, ukavuga ngo umuntu sigiye no muntu yarimo cyane. Iyo atarize umugabo garira umugore, niba kurira atekeza ngo yingo abagore nose barira, ubundi abagabo ni bari mukurira, akarara yunitse umutwe ahaye arira. Cyabindi ngo amarire umugabo azatemba cyamuntu, ubundi nasigaye atemba akaja hanze, n'ubwo yasigaye hanze akatemba. Bakiza n'ibiri bunye. Hari aho wakoze, kandi wenda turaba tugenda tugana no ku musozo w'iki gice cya kabiri. Hari aho wakoze uvuga uti amasezerano y'ikinyoma Imana ntiyemera, ntiyashigikira. Unakora uvuga uti mu gihe habaye amasezerano y'ikinyoma, nimba wavuze ngo iyo divorce Imana ishobora kwemera? Ta divorce kuko ukora divorce iyo habaye mariage, sibyo? Divorce ni ugutandukanya ikintu cyabanje gufatana dès le départ, from the beginning, guhera mu ntangiriro. Imana ntirekemera ko ari ikintu cyabaye. Abo ni ukuvuga ngo ni inyito gusa, ni ukubyita ko borekana kubera ko ntibari basanzwe n'ubundi bafatanye. Ntibishoboka kuko ubukwe indoa ni icyo Imana yahujije.
apana pasiteri yahujije. mwebwe mwabesha Imana pasiteri ga ntabona byose ga. Twagiye hagati turi mu bukwe bwa gikristo ga. Twe twavuze ngo hari ubukwe bw'umuco traditionnel, hakaba ubukwe bw'igisirimu. No twavuye muri traditionnel, twavuye no mu muco, nako twavuye no mu gisirimu, turi mu gikristo. Turi mu gikristo. Igikristo ni ubukwe Imana yahujije, ni ubukwe bwahujwe n'Imana. Biko numva ku buryo ababeshanye Imana ntibirimo, si Imana yabahuje, tibishoboka si Imana yabahuje. igihe bashaka bashobora kurekana. Iwe none si Imana itahujije, si amakuzungu bagize. Hagati aha umuntu muri abo bantu babiri hari igihe umwe ashobora kuba yabeshe mugenzi we, ariko mugenzi we atamenye ico kinyoma. Umuntu ashobora kuvumbura gute ko mugenzi we yamubeshe? Abantu nashatse gusa n'abafasha ku ruhande ko nubwo wahangarura tumamena amabanga, reka turekere gutyo, kandi nawe kurabyumva ko ndabona ko urabyumva, ariko wenda nta mpamvu yo kubisiga aho ngaho kandi ubibajije buri icyo umuntu yibaza n'undi aba yagitekereje. Hari igihe twokirekera aho ngaho abaza kutwumva nabo bakagira ikibazo, iki kintu ayavuga iki ntatubwire ni ikigenda giti. Biravuga ngo mu isezerano rya kera abantu bagiye bahura n'imbogamizi. Umuntu akabana n'umugore akaba igitangaza, cyangwa se umuntu akabana n'umugabo akamubera igitangaza. Biko nyumva imico ye gasanga ninka kujya ku isi n'ijuru kibishobora guhura, hakagaragaza kuba kwihangana ko ntibimakinga. Noneho baraza babwira Mose, uzi kuko Mose niwe wahagarariye Imana, ari hagati y'Imana n'abantu. Babwira Mose ati hano dufite ikibazo gikomeye, kandi iki kibazo ntako ntagize, naragerageje pe. None rero ndagusaba ngo utwemerere dutandukane n'umugore wacu. Mose aravuga ati mbemerere, ati mbiherehe. Biko nyumva, ariko Mose aravuga ati mugende mwihangane, mugume hamwe, mutuze, mugume hamwe. Abubakanye ntibaza batandukana, nta kundi mumbwira ngo mbemere. Ndabemerera se nizo bahujije, Imana ntibahujije, iki mukogwe mugume aho ngaho. Biravuga ngo bari hafi kumutera amabuye, kandi gukora ikindi Mose atabemereye bagazabura bagihera, ariko bagakenera ngo Mose abemerere. Mose naje kubira akabona ni ikintu kigoye kumwemerera. Ka pasiteri bamwe bati pasiteri nakora nanki kibazo mfite ko nako ndakagenza gute, yagira ngo aramugatoya nuko atari wewe, iki ngiki kimeze gutya ko nako cyogiza. Pasiteri akaba ati no kwihangana ate, kwihangana ate, korona kingi umuntu yo kwihanganira kintu kimeze gutya ati koko agaho kari ku wundi karahandurika. Iyo kaza kuba kuri soko siko bambwiraga. Mose baramutugatuga, baramushusha, baramucyanira, barangiza bavuga ati no, tugiye kwemera system ya divorce. Muzoza mubana n'umuntu ukabona ntibishoboka, muza mugenda muganire mwumvikane ko mugiye gutandukana. Nimara kumvikana mugiye gutandukana, mwenyine mwandika urwandiko, mwenyine mwandika ati ibyacu turabirangije, none muzanire urwandiko mwasinye mwembi bigaragaza kuko mwumvikanye. Nimara kuza tukarubona nuko mugende mutandukana. Abandi nabati bobo urwandiko nabo ati biroroshe. Imizandiko zirandikwa we, bama bazandika baje mu mirenge barazandika, ni expression nta mirenge yari hari, ariko bakora ama divorce barandika, basaba gatanya. Ni umunsi wa none amategeko muri duruwa, buriya duruwa cyangwa se amategeko leta igendera mu mategeko y'isezerano rya kera. Uri kubyumva? Nizo bagendera buriya munki ko nizo bagendera ni amategeko y'isezerano rya kera. Nizo zidanzandika ngo wasaze gatanya ni bakuye muri gatanya. Barangize Yesu araza ngamare kuza abantu bamabazana cya kibazo cya kindi babajije Mose, barakimuzanira taho ngiki hano dufite ikibazo kya hari ngora bahizi, ikibazo kigoye kiremereye, dufashe ko bigenza gute. Yesu arabwira ngo tumuna gasoma kuko abubakanye
nta kindi kintu cyabatandukanya urutse urupfu, uretse urupfu. keretse iyo habaye icyaha cy'ubusambanyi. Nicyo cya kindi nako nca ku ruhande, none numvisha wagenda ugarura ugiye gutuma amena ibanga. Baramubaza ngo ese ko Mose yatubwiye ngo nibiza bikomera cyangwa tugenda twandikishe gatanya tuzane gatanya. Niyo Yesu yabwira ngo Mose yatinye ko mutera amabuye kubera kwinangira kwanyu, kubera imitima yanyu ikomeye itazayumva ijambo ry'Imana. Mose yikije amagara avuga ngo mugende muzane urwandiko rwa gatanya kugira ngo arebe kuko yoraraho kabiri, ariko si ubushake bw'Imana. Yesu agamwanyeho tibishoboka. Icyo yakuyemo nawe ashogoramo akantu kamwe avuga ngo keretse icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi ni ikihe rero? Wihangane. Icyo bita ubusambanyi mu Gifaransa bakita, hari icyaha bita ngo ni adultère na fornication. Mu Kinyarwanda bakita ngo ni ubusambanyi n'ubuhehesi. Ubusambanyi ni icyaha umukobwa yakoze atarashaka. Ni umukobwa n'icyaha cyo guhura n'umugabo cyangwa se n'umuhungu yakoreye iwabo atarahura n'umugabo we. Icyo cyaha yakoze kizakihanwa, nta cyaha Imana itazibabarira. Kirihanwa kandi ntukihana kuri Imana ngo wagiye masayina gusenga Imana ikubabarire, cyangwa n'ahandi ku misozi azare gusenga, cyangwa ngo wabwiye pasiteri. Ukihana ku mugabo wawe mugiye kubana, kugira ngo amasezerano mugiye guhana imbere y'Imana aboneka ari amasezerano y'ukuri, adafitemo ubusikirite, umwijima, afitemo transparency y'ukuri. Namara kubwirana ukuri, nta cyaha Imana itababarira kibaho. Umugabo wawe arakubabarira, yamara kukubabarira mugasenga Imana, mugasaba Imana imbabazi ikababarira. Icyo ni cyo Yesu yavuze, aravuga ngo usibye icyo ngicyo cyonyine, igihe habayeho icyo kintu cyakozwe mbere, hanyuma mugahisha, mugatwikira, mukubikira, icyo cyonyine igihe kivumbukiye kikamenyekana, mwemere gutandukana, nta zindi ngaruka ziriho, mukongera mugatangira mugashaka ubutanga bushya. Ariko numva, ariko mu gihe cyamenyekanye umugore wawe akagusaba imbabazi ukamubabarira, ntiwakongera kandi kuzakigarura nyuma y'imyaka runaka ngo ukigarure, ngo ibi impamvu yo gushingiraho ngo mutandukane. Ibi impamvu yo gushingiraho yo yakiguhishe ukaza kwakivumbura. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera Mose yari yategetse kuko igihe bashakaga umugabo n'umugore bashakana, cyangwa katavuga uwari umukobwa n'umuhungu bagiye bakoze ubukwe, babaye united, babaye bahujijwe, bakemera kuja kubana nk'umugabo n'umugore, hagombaga kugaragara ibimenyetso z'ubwari. Ibimenyetso by'ubwari bwaragaragaraga. Unishije mu buremere bw'ikiganiro, kandi iyi ni YouTube, ariko tuse kandi kumaze ikindi kibazo nuko Imana igomokesha. Urakoze cyane, turagushimiye. Kandi nubwo nyine ni byiza yuko tubaza kandi tukabaza twinjiyemo imbere kugira ngo abantu basobanukirwe ibintu bimwe na bimwe. Nk'ibi nyine usobanuye gutya birumvikanye. Hanyuma reka dushimire abadukurikira, dushimire ababanye natwe mu kiganiro. Ikiganiro cy'isaha ndakeka yuko abafite kumva bazaba bumvise, kandi ndabizi neza yuko izi ari inama n'impuguro zizagenda zifasha abagenda bakurikirana ibiganiro byacu. Ndagira ngo basezere dusoze. Urakoze. Sinongera gufata umwanya muremure nawufashe nsobanura wenda kugira ngo itaza kuba ndende ikaza kukugora. Imana ibahumuje. Reka dusenge dusoze. Yego. Nuko gwari hanga kuri YouTube bigoye. Iza nubona kari imboka yakaza kuririmba. Ariko akavuga ati toza guhindura ati Mega TV 1 ukahindura urusengero. Imanza nubona kari imboka yakabiragira ngo kuririmba, ariko tugoririmba ikindi gihe. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye rwose kubwo umwanya mwiza duhaye
reka Mwuka Wera aherekeze ijambo ryawe Mana, arigeze aho rikenewe kugera, arihereza ubusobanuro bwiza bukenewe mu matwi y'abana bawe. Turabigusabye kandi natwe duhane umugisha. Ino channel ya mwene data uhereza umugisha kugira ngo mugeze kure yifuza ibinzira yo gufasha abantu benshi, kandi nawe umufashije umuhereyeho n'umuryango we Mwana. Nanje ubwanje mpereyeho n'umuryango wanjye turagukeneye. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane.